ikibazo cy'uragikora morning class. Morning teacher. Cheka mwese mutanze y'abahita professeur Badbo. Ndakeka uyu munsi naje kubigisha isomo ry'imibare. Noneho ndakeka buri muntu wese yagenda anyibwira ko ibyo nubwo ari ngombwa abona murimo n'abakobwa beza. Noneho kadutangiye kwiga imibare sasa. Okay, ngiye gutangira mbaye ikibazo ni akabazo koroshye katasaba gutekereza cyane. Ndakeka ikibazo twese muri kukibona. Niyo wagikora okay. Wewe okay. Iki kinyesho n'abanyeshuri mu gihe iki kinyesho ni mwawe ubuzima kwe nani so ko cyo kibazo cy'ipfafa ko se cy'ipfafa dore uzikomera wawe tukana no ukabeshana uyu wose uri umunyeshuri wawe okay nenda wawe ikibazo cy'uragikora ashaka gukoresha umunyabwenge abanyeshuri z'ubwenge kandi nongera bakiri ikibazo ushaka mwana rwose azi ubwenge. Okay, ninde wundi wagikora wewe umushefu neza kuri bikora we kora kino papa akusobanura kweki mutongo kora kino papa ariko mana yanjye kuko abo barimo kora kino papa ako banyeshuri bana gusira rumwe ndakwica vayo ubundi abakobwa abakobwa nibo bazi ubwenge. Okay, ikindi kibazo 12 dutayijeho 9 ni kangahe? Oh shit! Yesu! Umena nyuma ni wewe. Wewe ikivuna bana. Okay. Mwiza kusimana. Ura kwigisha abakobwa nakiza kabyo. Kakana se. Okay, no abikoze byose abikoze njya kwicara. Nawe ayo
igisubizo bikandagira papa mujye papa mujye papa nta kijyafu papa nta kijyafu cyari gutekereza kiravuga